ubundi hari ukuntu iyi mihanda ari myiza kubishaka wanabishaka ikakubera mibi ugasharirirwa nk'umuntu uri kurya igikakarubamba sibyo? Ubu nta muntu wari uzi yuko inkuru y'umuntu witwa Mutesi, Pastor Mutesi, ni ukuri nkurikije amajwi yari ari hanze aha ngaha, nkurikije ibintu byamuvuzweho, njye ntabwo nari nzi yuko inkuru ya Mutesi izava kuri top. Nari nzi uko izaba trend like nk'umwaka wose. Ariko Mutesi yavuyeho haza Eva wa John na Nzungu na Fally, tugira ngo nabo bagiye kumara igihe kinini. Mu by'ukuri inkuru ya Mutesi ntabwo igeze imara iminsi irenga 3 ku mihanda. Iya Nyanzungu nawe n'uwo Fally wiwe niba ari nande na Nzungu na Eva wa John yamaze nk'iminsi 5 cyangwa 7, yabaye ndende kuruta ya Mutesi. Ubu rero hagezweho umuntu witwa Chita na Sabe Kaswe tumwihorera. Ni ukuvuga ngo ubu abantu bose bari kwibaza ngo itandukana ngo ry'umuntu witwa Chita na Sabe. Umuntu wese wabakunze agomba kubyibazaho pe. Byaba bikura byaba bitakureba, turagenda nyine tukishyira mu nkweto zabo, tukagira abantu babashinzwe, tukigira ababyeyi, tukigira abafamiliye, tukisanisha, tukumva mbese biratureba, tugashaka kwinjira hehe mu rukundo rwabo, uburyo kibabanyemo mu muryango wabo. Ariko nk'aka kanya nk'umuntu uri kwifata agatukana akavuga n'ubundi aba bagabo ntibashobotse, aba bagabo ni indyarya, abagabo mbese agatwana ibitutsi byose ashaka, muri commentaire umuntu arigenga avuga ibyo ashaka, ntabwo wamurimita. Wagera kuri TikTok ubwo bikaba ibindi, niba buriya na YouTube. Ariko kuvuga ngo hagati yabo ishyamba si ryeru, ndumva ibintu bimaze rwose nk'icyumweru. Ariko umuntu ushobora kwibaza ngo mbere yo kugira ngo twibaze ibibazo tubyinjiremo, yaba wowe, yaba njyewe, yaba abadukurikirana, yaba abantu bakunda kuza ku mbuga nkoranyambaga, ninde muntu byibuza wagize uruhare rwo kugira ngo Sabin na Chita bamenyane? Ninde muntu wagize uruhare rwo kugira ngo babe inshuti cyangwa bakundane? Mbere yo kuvuga ngo ni indyarya, ntibashobotse, ni abantu bazi kwigaragaza ko ari abantu beza as a team, kandi mu by'ukuri nta bwiza bwabo. Kugira ngo bahure byibuze ufitemo nka pourcentage zingahe kugira ngo aba bantu bahure? Tuvugishije ukuri, ninde muntu waba ufitemo uruhare ku buryo byashyuhije abantu bose imitwe? Nta n'umwe ubifitemo iki uruhare. Ikindi, nta kintu dushinzwe mu buzima bwabo. Ibi byo kuvuga ngo bapfuye ngo ino ndebe agarutse mu mwandiko, barongera bapfa umuntu witwa Aneti wa Gafaranga, ngo barwaniye muri hoteli ngo bamupfa, ngo Chita ngo yajyanye ngo n'impanga ngo ino ndebe ngo ibugande. Ibyo byose ni ibintu bihuriye hehe muri uyu mwandiko uvugwamo umuntu witwa nde? Sabin na Chita. Ubundi ibyo bintu biri kuza ngo bya Neti Murava na Ngwino ndetse na Mpinga Nzima yagarutsemo, Kasuka atari yagirana ikibazo na Chita. Ibyo bintu kuki nta kintu bigeze babivugaho? Igihe Sabe akora accident, kuki ibyo nta kintu bigeze babivugaho? Igihe Annette Murava akora ikiganiro, abantu benshi baragikurikiye, bamuhata n'ibibazo, abamuha pole barayimuha, abandi nabo bamwicaho bamubwira ko ari umugore w'indyarya ku ntaryanye umugabo ari kurya impungure, ari kurya inkoko, akaba aryamye iwe mu rugo. Icyo gihe kuki batigeze bavuga ibyo bintu bya Murava na Chita? Ubu bije kubera yuko Chita afitanye ikibazo na Kasuku. Nibwo abantu bamenye yuko ibyo bintu byabayeho. Tuvugishije ukuri, usibye kwivanga mu buzima bw'abantu nyine tukagenda tukabigira ibyacu, mbese tukijya nkaho turi abafamili. Ibyo bintu kuki bitigeze bivuga uyu munsi? Ubwo nitwemere yuko ahangaho umuntu araza akagukora script, akandika ibintu bikaza bigakwira, Nyarugenge ikabyemera, Kigali ikabyemera, abantu bose bakumva yuko ibintu runaka avuze ari byo bagateraho na kashe. Sinzi nimwe mwigeze kubona live yabaye yarimo Godfather
live yabayemo irimo Kasuku na Dumba. Donc ikibazo cya mbere kumvisha Godfather na Kasuku yuko hari umuntu utari kumva yuko agomba kwemera ibyo bari kuvuga, ibyo bwabyo ni ikibazo. Byarangiye umuntu witwa Dumba tukanye n'umuntu witwa Godfather, ibitutsi bya bindi bibinge ntatinyuka kuvuga. Donc bo baragira ngo Dumba aze nawe yemere ko ibyo bari kuvuga ari byo. Dumba aravuga ati barabeshya, kuba ufitanye n'umuntu ikibazo nge ntabwo bimpa uburenganzira bwo kuza ngo nanjye nemeze neza ko ibyo bintu byose muri kumuvugaho ari byo. Kuba mufitanye ikibazo kiri hari rimwe mubiziranyeho, nge ndinde wo kuza ngo nemeze ibyo bintu, ndinde wo kuza ngo nanjye murimireho itaka nemere yuko adashobotse. Kandi nge nta kibazo dufitanye. Uzi ibitutsi bamututse ibitutsi byinshi, ntabwo bashaka kwiyumvisha buryo ki Dumba atari kugenda mu mujyo wabo, adashaka kumva uburyo ki Chita ari umuntu mubi udashobotse. Chita ni umuntu, Sabe ni umuntu, na ziriya mpangwa zikomeza ziza mu mwandiko ni abantu, urumva, na Murava ni umuntu, cyangwa se famiye ya Gafaranga bose ni abantu bakosa. Ntabwo tuvuze ngo ni abamarayika, ariko kugira ngo wemere ko ibi bintu biba birimo trick nyinshi cyane, umuntu wese agomba kwibaza impamvu iyi nkuru ije. Ibyo bintu bivuga ko byabaye mbere, umuntu wese agomba kwibaza impamvu ibi bintu bije ariko Kasuku ajyanye ikibazo nande na Chita. Mbere hose kuki batabivugaga? Ko mubizi saba abagabo bagira ibanga. Yawe uyu Kasuku ntaryo yakubikira, yaba n'uyu Godfather ntaryo yakubikira. Uri kumva neza? Kandi ntekereza yuko Dumba ni inshuti y'abangaba ngo ni Sabe na Chita kuruta abangaba bandi bo nta n'ibintu bijya bibahuza, ni gake cyane. Ibyo byose rero turabizi. Rero kuza muvuga ngo byarabaye nta wabihagazeho, uko kuryamana kuri kuvugwa aho hagati nta kwabayeho, ariko Chita yashwana na Sabe batashwana. Ntekereza yuko nta nyungu tubifitemo mu ishwana ryabo, nta kintu na kimwe dufitemo turi buze kwinjizamo cy'amafaranga mu ishwana ryabo. Ntabwo rero ndi kwibaza impamvu abantu babyishimiye, ntabwo ndi kwibaza impamvu abantu bari kubiserebura ngo n'ubundi biriya bigabo byarindya ryo byagombaga gushwana. Urabivuga nkande wowe, urashinja abantu burya. Chita ntumuzi, Sabe ntawuzi, no kumubona aho ngaho ku mavideo, nta kiganiro mwe mwagirana, ntimwiganye, ntimwakoranye, ntimwaturanye, ariko kubera yuko inkuru iri gusirikira nawe urabyemeje yuko yaba Chita adashobotse. Itandukana ryabo rikunejeje mwiki, urinjiza mwiki? Uranezezwa nuko abantu bashwanye cyangwa ubumwe bwabo nibwo bwakunezeza kurutaho? Nkuko abantu bishimiraga kumva bari kumwe bakorana ibiganiro ko byabanezezaga, wowe uri gushimishwa n'itandukana ryabo ngo wunguke iki? Ntabwo dukwiye kugenda mu kigari. Ibi ni ikigari, ibi ngibi ni scam, ni ibintu by'ikigare tuba tutazi ababikora bafitemo izihe nyungu, abazana izo nkuru bafitemo izihe nyungu. Ariko abantu bamwe bari kubiserebura, babigize ubukwe, babigize konseri. Izi ni scam. Abantu bagenda bagakora script bagakora, urumva. Sinzi naho umushaka Kasuku avuga yuko ngo nzakora ikiganiro mu gitondo saa sita na nimugoroba kandi nkuvugaho kandi ngusebye. Ese yakoze ibintu bingana gute kurya uyu munsi aribwo bije? Kera hose byaye byaragiye hehe? Uyu munsi nibwo bibutse kubivuga. Ubu amafutiye nibwo bumva amaje kubarenga. Nitwemere yuko Chita ari umuntu abasha gukosa. Sabe wo ngwino ndebe na mpinga bose bari kuza mu mwandiko, na Murava birashoboka, ariko twibaze ngo izi nkuru bari barazibitse, bari bakubikira ibanga kubera ko wabahaye iki? Siko byagenda kose nta banga bakubikira. Niyo mpamvu tudakwiye kugira gute kugendera mu kigare, ariko twongeye twibuke yuko uko bamenyanye, uko bahuye, nta ruhare twabigizemo. No gutandukana rero batandukana n'abantu, ariko ntabwo mukwiye kugishimira kandi ndanabamenyesha ko ntabiriho, ntibatandukanye. Ntabwo rwose bigeze batandukana, bari kumwe, barakundana, baragenderana, baracyameze nka kwa kundi mwari mubazi. Ariko ntabwo iteka ryose muzajya mubabona hehe, muzabona urukundo rwabo kuri social media. Ibintu byabo byose ntabwo iteka bizana hano ku mihanda, ntabwo byashoboka.